yakugendekeye gute? Bwira man, siku utuzo mbwire nari ndagufasha. Sister, tuza man umbwire, tuza umbwire. Tuza. Mapi, nani se bimeze bite mwana? Nizana amafaranga njye kuyizana. Simana ku cyumweru umunsi. Ziba. Zana amafaranga njye kuyizana ku cyumweru nibwo batangwa. Ariko se nese cyo ko ari ku muganda ko wambwiye ngo ufite amafaranga. Rero nawe Mapi sinzi. Nta mukobwa waje mu rugo se wabonye byaragenze. Kugira ngo tuzaze yazitwara byari kujyana. igihumbi kambabazi. Nta bindi bintu mwaganira. Ase mwese nta mafaranga mamufite. Uya mani umujama nubundi urabize nakaza afite tuba tumudefanda ngo turebe ko byazagenda neza. Indese. Uyu mumani. Ase akaba ari muri genga mariki. Muri genge se nyine nimba twagifasha ko ari ikikaritasi cyacu twabigenza twemera. Gusa nabindi bitekerezo ubuzima mwazana bitarimo kunywa inzoga. Ariko byuka mwicaye na. Ibindi bitekerezo se ni. Kunywa inzoga ariko ntabwo nugukinuka ngo gukira abakobwa. Byarajyama ni mu bakobwa. Byageze mu bakobwa. Niba abakobwa se urababuza amafaranga yo guhaha saa sita. Ayo ufite mushaka kuyanywamo inzoga ngo mwapanze undi mushinga muzima ngo kureba abakobwa. Mubi. Tangubwiye. Ajya muri mangaye. Ndio mujinga ari gukina kadege. Sibiri. Ndagatswe na bibiri. Neze bava ngo gushyira ku kadege hasi tukajya kuyakoresha mari tukinywera inzoga. Na bibiri nari mfite barabitwaye. None kikuriye angahe? Reba sha. Akapfushe kimuriye bitatu. Byo bitatu ntabwo harimo cya cyuma bita. Uretse mwere. Nimba bakita ngo iki? Uretse mwere. Cya kintu gituma Uwo mureze oya nawe ushyira. Uwo mukinga nashina amafaranga afite mwihorera. Gafati. Nese oya. Mubi ya. Ase nimwe mwashese cyane nge washese. Yabikuze. Siko haviyemo kadege ngo akaza tukajya kuyanywera. Durano harimo message yo kubikuza. Buretse mwana dutuma kandya. Aho harimo message yo kubikuza ndi kubireba. Oya yirihe buretse mwere. Ahubwo nibwo cyabagafata. Buretse rekuza. Ndase mu bimani tumujyemo base. Wazanye amafaranga mani nguriza 2 basi twonge kuri bya bitatu be bitanu. Twingiye kuje kwizana. Kuvuga ngo ni bitatu gusa. Nangaheze. Undimo amafaranga 200. Uyo mbwa se kuri mangahe yo hepfo. Ariko muri mangahe ibyanjye nabo biyakureba. Ako dorogo bana ugomba kwishyura nabi. Simva ko ndi kukuguza njye nyine. Nishyura ninde umaze imisi. Yo kuri mwabyukiye mu gwa bitoki. Aze mubi. Umva simane mureke brag man nta muntu ufite 2. Na 2 ufite dorogo? Reka. Aho nyumva. Mani dufashe mani ibyo reka kwigira ingona nawe. Ndayaguriza ndese ari mapine nawe ndayaguriza. Uva munara wibuka aho waraye. Nago waraye mu nzu zacu twe twarakodesheje mbere. Nguriza njyewe kuko iyo mbwa n'ubundi nanakaze igihe yaza kwishyura ikizi. Mapine twumvikana hano twese no gufashanya ibintu byo umva mapine utancetera amafaranga. Wenda gafashe shaka ikageze muri 5. Leta nkwishyura. Sheti yawe ndayigusubiza. Ako yazamuka. Ajye irikere guranga yara ikere no. Ako dorogo bareka. Ikere guranga he no. Nagura ka cya kintu cy'atanu uri. Wowe ma 2. Mwirate nago yemera ako cyadorogo bacyarasaze. Batayemera se. Twabyiba. Kandi bari kuzana uza amafaranga mu bafite. Cyaje byihorezana mu. Afite amafaranga menshi. None nge bari kuzaniza hasenye sana amafaranga yose afite mu mufuka. Ni icyatanu buretse gatoyi ibyanjye n'amapine nago ubizi. Sinabizi. Kandi nago ushinzwe amafaranga. Nta nubwo ruri kuguza nago tumuha. Sinayizana nago nkwaho. Aragite kugora urufuse rumeze nko gwihene ngo baraguhaho. Genda gake ibintu ibintu byo ubwo rero mapine arajya kuyizanira ibintu byaje byo kumfatirana mu kantu bizoga nari bimweho nago bivamo. Nago uzana ndajya kwizanira ko cyihorera. Mapine nawe ujye ugenda gake.
sibi natanu sume cyatanu sore kuma bibiri uretse nkweri Ibihumbi- izana telefone hano nkweri utancetera amafaranga mwana ntabwo nyashita akiri nangahe yemanya ngo tugendane neza cyatanu ira radio siko nahita nyitwara nge namiyaga nyankiramo arongeraho se kibajyaho cyaraye kiba mu ntara ngo kigura ngahe? musubwo muraza nimwe we murezi rero arijyaza n'amagambo atari ngombwa aho narahise ni ngombwa umva se wowe washyizemo amani icyuma nawe kimwe bibiri baje kimwe se ayo ngayo siyo ni nayo nkugujije mane mujye muri buretse ibyo bintu aha mubi afite message yo kubikuza buretse Drogo. ariko itonde hano reba hano yarayabikuje yabikuje 22 ayamwihorere sakadege nari gukuramo sakadege kanyara kakagutera njyewe icyo ndi kuvuga so wagire ku busambo simbugara tuzana ko kana rekana na Drogo ushaka kuzakwishyura sakindi yarebye hejuru zaya kunywa inzoga nayo nzajya kwishyura mu nzoga sister yakugendekeye gute bwira mani siku utuze umbwire nari ndagufasha sister tuza mani umbwire tuza ntugapfe gutoragura amafaranga yose nyanyanyi ari nk'umuntu washyize hano ari nk'umuntu se ubu kana koza genda gakeya byoroshye twari turi kumwe genda gakeya byoroshye kumvika Drogo shyira hasi biturenga ashyira hasi itonde ahantu uzana hano kwaje buretse ninjye nasi sinjye wayatora gwereka ndakugabanya buretse genze gake ariko ngende njura ako y'abantu sitonde izigihumbi zishyura ukwazo nizasenye squash ubwo iza bibi nizo zanjye ngira ni aha ako ngera cyafite ubwoba humura mwana amafaranga se Drogo bagenda gake ibyo bintu burimo ntabwo ngiye mbyumva itonde mwari mwashobewe shaho ngenda babwiye ibi ni ibihumbi 10 ibi ni ibihumbi 10 buretse itonde uvuga ukuntu bimeze ndajya mfata inoti imwe ufata indi ari nge nawe wayabonye n'indari ariko wayabonye twese twari turi kumwe urumva ukuntu ntusane by'ubukuru aha twese turangana ku mafaranga turangana nibi yabitana hanze yabitana baburetse ndibahani irimo hagati
igihe bayafata ubu ntabwo wayahaye ahantu nyafata inoti imwe ufata Drogba nakubwiye Drogba nakubwiye ariko aya mafaranga Drogba nakubwiye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha.